nshuti mwene data, waba warigeze wumva uri mu bihe bikomeye ukumva umutima wawe uremerewe, amaganya akakubana menshi n'ubuzima bukarushaho kuba bubi? Hari ubwo wumva se nta mahoro ufite, ukagira ubwoba, ukanahura n'inzozi mbi cyangwa ibigeragezo bikomeye, ndetse n'ibyo twaganiriyeho ubushize. Ibi byose ni ikimenyetso cy'uko Satani atifuza ko ugira amahoro. Hari ikintu gikomeye utaramenya, nuko nta mbaraga n'izi na zimwe zishobora gutsinda ububasha bwa Yesu Kristo. Reka turebere hamwe uburyo ushobora kurwanya imyuka mibi, ukabaho mu mahoro y'Imana kandi ukagira ubuzima butajegajega mu kwizera. Dore icya mbere ukwiye gukora ni ukumenya uwo uhanganye nawe ko ari Satani, kandi ukamenya uwo uri we muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 ngo, nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ntabwo Satani azaguhunga utamurwanije. Ese uzi uburyo ukwiye kumurwanya? Nuko ukwiye kugandukira Imana. Satani ahora aturwanya kuko ashaka kudutandukanya n'Imana, kutubuza amahoro n'ineza. Ariko iyo wamaze kumenya uwakutsindishirije, uwakuneshereje ko ari Yesu Kristo, ko yagiye ku musaraba kugira ngo ibyo byose ubashe kubinesha, umunesha mu buryo bworoshye, umunesha ukoresheje ijambo ry'Imana. Umva muri Luka igice cya 10 umurongo waho wa 19 uko hatubwira, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ibyo Uwiteka yabihaye abamwiringira, abamwubaha, abamukorera. Rero kugira ngo ubashe gutsinda umubi, ubashe kunesha umwanzi Satani, iyo myuka mibi yose, nuko ubanza kugandukira Uwiteka kugira ngo uhabwe ubwo bubasha buri muri Luka igice cya 10 umurongo wa 19. Icya kabiri wari ukwiye gukora ni ugukoresha isengesho rifite imbaraga. Imyuka mibi, umwijima, ntago ushobora kwihanganira izina rya Yesu Kristo. Iyo uvuga izina rya Yesu mu kwizera, Satani arahunga. Niyo mpamvu iyo usenga uba ukwiye kwatura ukavuga izina rya Yesu, kandi ukarivuga rikuvuyemo, rikuri ku mutima, mbese ukumva ko uhamanya naryo, atari ukurivuga gusa ngo wumve ko uryatuye, ariko ukumva ko rikuri muri wowe. Kandi ukajya ukoresha n'amagambo ari mu ijambo ry'Imana, mbese ukiyaturiraho ibyiza, ukavuga uti ndi umutsinzi, ngende umutsinzi mu mwami Yesu Kristo. Nta mbaraga z'umwijima zishobora kugira icyo zinkoraho, ukabyatura, mbese wumva ko uhamanya nabyo mu mutima wawe. Rero ibi iyo bivuga ntabwo biba amagambo gusa, ahubwo biba intwaro yo mu mwuka. Iyo ukoresha rero ayo magambo, ukatura izina rya Yesu Kristo mu by'ukuri, mu mbaraga, mu mwuka, ugakoresha amagambo ari mu ijambo ry'Imana, ukiyaturiraho nyine kuri intsinzi, ko ufite intsinzi, ko wanesheje, ndetse ko Yesu yakuneshereje. Ibyo byose iyo Satani yumva ubivugana kwizera no gukomera, araguhunga. Icya gatatu ni ukwambara intwaro z'Imana buri munsi. Abefeso igice cya 6 umurongo waho wa 11 haravuga ngo, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ese izo ntwaro waba uzi izo ari zo? Irinde ibinyoma, kuko Satani nta kidakoresha uretse kubeshya. Irinde kumva ko nawe ubwawe ucirwa urubanza n'ibyaha, uvuga ngo reka icyaha n'igisa nacyo. Maze gira intwari ikomeye witwaza buri munsi, ari ryo jambo ry'Imana. Irinde ibitekerezo bibi, gira ukwizera, kuko Yesu arakurinda. Ibyo byose rero nubigira ibya buri munsi, bikaba ibikorwa bya buri munsi, ntibibe n'amagambo gusa, ahubwo kumva ko bikurimo, ukumva uharanira kuba ukwiye kuba we, ukumva uharanira kwambara izo ntwaro z'Imana buri munsi, bibe imibereho yawe ya buri munsi, maze imyuka mibi Satani ntiyongere kukwegera.
icya kane ni uko ukwiye kwiyiriza ubusa no kwegera Imana. Hari ibigeragezo bigoye cyane bidashobora gutsindwa n'isengesho gusa, ahubwo bisaba no kwiyiriza ubusa kugira ngo umwuka wawe ukomere kurusha umubiri. Iyo wiyirije ubusa uha umwanya Imana ikaguhindura kandi ugatsinda imyuka mibi. Muri Matayo igice cya 17 umurongo waho wa 21 haranditse ngo ariko bene uwo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Aho ni umubyeyi wari wazaniye Yesu umwana we waterwaga n'igicuri, ariko abigishwa baramusengeye akanga gukira. Maze Yesu niwe wabashije kumukiza, ariko abwira abigishwa ngo uwo ntavanwaho n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Urumva ko mu kwiyiriza ubusa harimo imbaraga. Icyanyuma ni uko dukwiye kwirinda inzira mbi. Iyo ukomeje kubaho mu byaha uba urimo uba ndetse warafunguriye umuryango imbaraga z'umwijima, kuko icyaha nta wundi ukituzanira ni Satani, ni imyuka mibi. Iyo rero kikubasha kikakubera imbata ni uko uba waramaze kumwakira akaba muri wowe. Rero kugira ngo akuvemo ndetse anaguhunge ni uko ukwiye kwirinda izo nzira mbi z'icyaha n'igisa nacyo, ukabaho mu butungane no gukomeza mbese kwatura ibyaha byawe ibyo wakoze byose ubyaturira Uwiteka ukamusaba kukubabarira, kandi ukajya watura mu magambo ukabwira Satani uti sinkiri uwawe, naguhariye ibyawe, mva inyuma. Dore isengesho twari dukwiye gushyira imbere y'Uwiteka uyu munsi. Data uri mu ijuru, tuje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuri turi intsinzi mu izina rye. Turasenya imbaraga z'umwijima zose zishaka kutubuza amahoro. Twe tuyobowe n'Umwuka wera kandi nta kizigera kidutandukanya n'urukundo rwawe. Ijambo ryawe ritubwira ko turwanyije Satani nawe aduhunga. None uyu munsi turamurwanya mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro ya Kristo abe muri twe none n'iteka ryose. Amen. Nshuti mwene data, imyuka mibi Satani ubwe ntazigera na rimwe agutsinda igihe uzaba uhagaze mu izina rya Yesu. Ariko hari indi ngingo ikomeye twari dukwiye kuzarebera hamwe, twari dukwiye kumenya. Ni iki mu by'ukuri kidufasha kugira kwizera kudacogora nuko twagumya gutsinda buri munsi? Iyo ni inkuru twagakwiye kuzakurikizaho ubutaha, ariko niba ubikeneye watwandikira muri comment tukazabiganiraho, mbese iyo nkuru akaba yo tuzakurikizaho. Ndetse niba wumva hari n'indi nkuru waba wifuza ko twazaganiraho twagutegurira ubutaha, nabwo uhawe ikaze, watwandikira muri comment uko ubitekereza. Maze reka ngusabe ngo ntugende udakoze like, share ku nshuti n'umuryango, kugira ngo nabo bakomeze gufatanyiriza hamwe natwe kumva izi nkuru zigiraho zibakura, zigire naho zibageze. Maze umfashe ukore na comment kugira ngo utubwire wowe igihe wumva wageze muri ibyo bihe uhanganye n'imbaraga z'umwijima ni iki ukora. Wenda natwe byadufasha kugira ngo tumenye icyo twaya dukora icyo gihe twageze muri ibyo bihe. Maze nkwinginge ngo ukore subscribe niba utaranayikora, kandi nkomeje gushimira buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.